numfashe mbaje gukora stati yanjye ya WhatsApp sinshaka kuki bla 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 kugira inama sinshaka ntabwo ngiye nakubaha amayibobo niki ubwo rero impamvu nkoze iyo stati ni naba mvogereye ibyubahiro by'abantu tuziranye ngo nagize gutya ngo nagiye kuzimu sinzi nagize ibiki urimo ugomba kwiyubaha kandi ugomba kurinda icyubahiro cyawe. Muraho ndabanje baje kubasuhuza abakunzi ba Hayila TV show, amahoro y'Imana abane namwe. Nishimira mwe mwese mwabashije gukora subscribe kuri YouTube channel ya Hayila TV show. Imana ibampera umugisha, muri abantu b'ingenzi cyane, ikizere mukomeje kungirira nukuri biranezeza, kandi nanjye ndi hano ku bwanyu, kandi nzi ko mutazicwa n'irungu, nzi neza ko tuzasarura cyangwa tukabona byinshi hano kuri iyi channel. So rero uyu munsi ikiganiro kijyanye na education y'abana turi kubitegura mu buryo buri professional. Imana nidufasha vuba aha tuzabagezaho ibiganiro uburyo ki tuzafasha abana bacu bagakura neza, bafite indangagaciro, bisobanukiwe, batari abana bagwa mu bishuko nkuko twabiganiye mu biganiro bya sinema. Niba utarabireba ugiye hasi uragenda ubibona, wenda byagufasha natwe tukishimira ko hari icyo dutanzeho umusanzu nk'ababyeyi. So uyu munsi rero nyuma y'uko mbere yuko turi gutegura ibyo biganiro mu buryo buri professional, arakantu nje hano ngo tukagiye nimubone ndi guseka mu yego sindi guseka, ni ibyanya byo ndi guseka. Numfashe mbaje gukora stati yanjye ya WhatsApp nshyiraho ntoza amagambo meze nko ndi gutungana n'umuntu, ndakuyamye sinshaka kuki bla 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 nk'umuntu nyine gutongana ni abagukunda kugira inama sinshaka ntabwo ngiye nakubaha amayibobo niki. Ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uhari, ni plank, ntabwo ari plank commentary, ni ibintu bijyanye nk'ibyo tugiye kuvugana aka kanya. So nkomeje kubaha ikaze, dukomeze nkomeze mbatekerereze uko impamvu nkoze iyo status meze nkaho ndi gutungana. So abantu bakunda inkuru za byacitse, twebwe abantu akuze ko iki nta muntu wabaza ngo ukunda amahane ngo akubwire ngo ukunda amahane, ariko haba habaye ikintu nk'icyo ukabona abantu nibyo bintu bumva vuba. Uzarebe na hano kuri YouTube umuntu hizeho inkuru nyine n'abantu benshi byanabakukiyemo kugira ngo abone abantu. Uzarebe na caption nyinshi abantu dukoresha zimeze nko guhabura, zimeze nyine nkaho hari ibintu by'ibibazo byabaye. Tubimenye rero ko bitubamo ko dukunda byacitse. Ubwo rero impamvu nkoze iyo status imeze nkaho ndi gutungana n'umuntu nuko bitashoboka nyine naba mvogereye ibyubahiro by'abantu tuziranye. Ejo nazabaha comments z'abantu kuko iki kintu namaje kukidekuvura, nagikoreye na research. Ushobora gupostinga ibintu bifite akamaro nganira nyine, ariko ukabona abantu bakabicaho ntihagire umuntu dore na WhatsApp yaduhaye udutima tugaragaza ko umuntu yakunze ibintu wapostinze, ariko ntihagire n'umuntu uvuga cwe, ariko wakora ikintu nk'icyo ugahita usanga DM iruzuye gutya. Ninde wakoze hawe nuza kuvuga ati mutuke muhe imagine. Ni ukuri turabikunda kandi ntabwo ari byiza. Ndashaka ko iki kintu tugiganiraho nawe nibijya bikubaho ujye wicara wikubite ku gatuza uvuga uti nanjye nkunda amatiku. Ibyo rero nkabikurizaho kuba nubona nyine nashatse ko twaganira mu gihe uhuye ugize amarangamutima mabi atuma uvuga nabi, wajya ubikontorora. Kuko nubwo twebwe abantu tuza tukubwira impore iki kandi ibindi bintu ushobora kuvuga abantu batabyitaho, muri benshi babandi baza kukubwira ngo impore humura, abenshi muri bo baba barimo bareba intege nyawe zawe ziri. Wenda ukambaho nk'urugero, ugiranye ikibazo n'umuntu cyangwa se umuntu aguteje ikibazo. Ntabwo kenshi uko tugirana ibibazo na bagenzi bacu ari uko ari twe tuba twabigizemo uruhare, cyangwa bo hagati y'abantu babiri haba hari uwateje ikibazo.
cyangwa namwe mwese mwagiteje. Noneho warangiza ugahita uza ukabishyira ku karubanda kuri status cyane cyane WhatsApp. Sinzi impamvu bikunda kuba kuri WhatsApp. Hano kuri YouTube aho haza ibirenze, umuntu araza akimanuka na famiye ye, ukuntu yabanye n'umuryango we, uko yabanye n'umubyeyi we, uko ibintu yamukoreye, n'ibintu bikubona biri biteye ubwoba, biri too much. Rero iyo wagize amarangamutima ku bantu bagira ama status, kandi twese bitubaho, no wundi uzi kubwira ngo shanga nabyo ibyo bintu ari byiza vraiment, ngo kuba ngo wapostinga ibintu nk'ibi ngo nukuri ngo ntago ari byiza, nawe igihe kiragera ukabona amarangamutima yamuganje apostinze ibintu bidasanzwe ku buryo ubona ko hari umuntu wacukoje amarangamutima ye. Ariko igihe bikubayeho jya ubanza utekereze ngo ibi nimbipostinga biramfasha iki, usibye ko nabo abandi bari kureba baza kugira ngo yakwiyenjeho, ni uriya muntu ni umuntu mubi, wenda ku bantu mumuziranyeho uriya muntu gutya na gutya. Iyo wavuze nawe barakujajinga mu magambo uri buvuge mu marangamutima warakaye, harimo nawe uri buvuga atari ngombwa ko ukuri kuvuga, nawe nyine bakagushyira mu gatebo kamwe na wa muntu. Rero umuntu uwo ari we wese nakugiraga inama ko ikibazo wagera birashoboka, nubwo inshuti zabuze ushobora kuba ufite umuntu uganiriza, abafite ababyeyi n'amahirwe, ugenda buri umuntu ukuntu ateye, iyo uvuze uraruhuka. Niyo mpamvu iyo postinze wumva ko waruhutse, ariko gupostinga cyangwa kuza ku karubanda kuvuga ibibazo wagiranye n'umuryango n'inshuti biteza ibibazo kuruta. Birafasha, biba byiza kuba wabwira umuntu umwe cyangwa babiri, basi ntabwo bingana no kuba ibintu tupostinga ibintu yabute ntibisaza. Ushobora kubipostinga hakaba igihe mu myaka runaka uzaregreta ngo kuri iki nabikoze. Ubwo mpereye kuri stati, ariko ubundi hano kuri YouTube mbona abantu benshi baza bakavuga story z'ubuzima bwabo. Nshobora kubwira story yindi, ariko story ya famille yanjye rwose Imana izafashe ntibizigere binambaho. Nshobora kuvuga story kuri famille yanjye ku rugero rwiza, ariko ibintu bijyanye no kuba igisebo, ibintu bitari byiza, ni kuri tukabikora ntabwo ari byo. Kugira inama wowe utarabikora n'ubikoze kandi ntuzabyongera. Ukabona umuntu w'umubyeyi araje ariyandagaje avuze ibintu by'imyanya y'ibanga, umubyeyi ufite abantu ufite ushobora no kugera n'abuzukuru ukibaza nk'ubwo koko mu myaka 5, 10, 15 niyo waba utakiriho, ubwo uza warasize amateka meza. Nkaza nkicara nkareba ngo nyogokuru wanjye ngo yasambanye ngo n'abagabo ngo 100 ngo ronde ngo arongera. Bese no mu bintu byatumye mfungura YouTube channel harimo ibiganiro byinshi ngenda mbona ko nge ndi umuntu ukunda kumva ibiganiro cyane, kuko ngewe ibintu abantu bavuga mbikuramo isomo, ariko uko ngenda ndeba numva birancokoza cyane. Bavuga nti wenda nzagira inama n'abatarabikora ntibazabikore. Nukuri ushobora kuza hano nibyo, niba ufite ikibazo wagize trouble mental, waragize trauma, waragize depression, ushaka hari uburyo wabivugamo. Niba ukeneye abantu bakuba hafi ariko utaje utange details akana kariya naragiye njyamana n'umugabo uri umuntu w'umumama n'uwaba mama we yenguko, biriya bintu ntabwo ari byo. Niyo yaba hari inyungu uri bukuremo, nta kintu kirenze nk'icyubahiro cyawe. Ari niyo mpamvu ugize impamvu ituma hari umuntu ubangamira ubuzima bwawe, ntabwo umuti uri muri kuza ngo ubwire rubanda, kuko iyo uri kuvuga abantu baba kujajinga. Ndahamya neza niyo waba warahemukiwe inshuro 5,000, iyo uvuze birangira nawe wiswe umunyamakosa. Sometimes gukwenda wewe nababaye cyane, wa muntu yakubangamiye cyane ugaseba kumurenza. Ibyiza rero iryamire ku bintu byawe. Hari abavuga ngo hoyango ubwo se ngo kuki ngo umuntu ngo yaceceka ibibazo bye ngo muragira ngo abantu bazapfe. Goko nahise abantu bari kubwira n'abaganga, nta muganga urimo aho ngaho, kandi yaba arimo ntabwo waje kwivuza. Sanga muganga ahari agufashe ujyanye n'ibibazo bijyanye no mu mutwe, barahari. Leta yacu yarabyoroheje, ku centre de santé hari abantu bashinzwe kureba abantu bafite ibibazo bijyanye no mu mutwe bakagufasha.
hano ukahaza nk'ukubona mpari ntabwo uzi ibintu biri hano inyuma, kuko umuntu agomba kugira privacy y'ubuzima bwe, kuko hari n'ibintu uvuga bikazagira ingaruka no kumwuzukuruza n'ubuvivure bwawe. Turebe kure rero, turebe kure, tujye tureba nyine ibintu ukwiriye kubwira imbaga y'abantu n'ibintu ugomba kuba wagumana wowe byibuze n'abantu bawe. Nubwo inshuti zabuze, ushobora kubwira inshuti imwe ntacyo, niyo izabwira undi ntabwo izabwira igihugu cyose, ariko hano uba ubwiye igihugu cyose. So dufata umwanzuro. So rero ahangaha ubu message zimere nabi kuri WhatsApp, abantu bari kumbwira ati ngo abasetse abagize gute, mwese ndabashoje. Icyo gihe twarakirenze, nta mpamvu ubuntu niyo umuntu we yabura nyine iyo control. Amagambo ni ibintu bivugwa, amagambo nyine yani umuntu niyo yazanye akantu kavuga nyine ibintu ko we abyumva. Narakuze kera bwo nashobora ko wenda nashaka ukuntu nanjye ngira ukuntu ngusubizamo, ariko gukura ni byiza, dukure. Babuzwa n'abamama nyine ubu n'abakuze, singiye kubagira navuga ngo baba bakuriye ubusa, kuko gukura nabonye bizana kwihangana. Niba uri gukura ukabona niba warabashaga hari ibintu utabashaga kwihanganira ukabona urabyihanganira, menya ngo wakuze. Nubona rero ukiri wa muntu ufite imyaka 20, ufite imyaka 17, ufite imyaka 40, uracyari wa muntu nyine bwe uri mu rusaku, sinzi uvuze buri wese umuvugeho, ukuvuzeho buri wese umuvugeho, ukuvuzeho umusubize. Umuntu usakuvuzeho byagutwara iki? Uza amagambo ava mu bantu. Reba nanjye aho nicara hanga amagambo navuze wayabara, ayo rero akakubuza amahoro. Umuntu wenda akagusebya nguje kwisobanura, waye we niba bagusebeje ikintu kikaba kitakuri gute kikubabaza. Hari umuntu uvuga ngo nguriya ngo aratinya ngo no, ngewe nuza ukanyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikibi umukongomani niwe ujya uvuga ngo kibaya ni kofi, ikibi ni inkoni. Ariko ibindi by'amagambo ugomba kubirenga, kandi nawe ukiri muto si ngombwa umuntu mukuru. Buriya imyaka ni imibare, niyo waba uri muto yaba mukuru. En plus abanyarwanda turi abantu bari smart, tugomba kuba smart, kandi turi na smart. Ni nako umuco wacu umeze. Umuco wacu dutoza kugira ikinyabupfura, tukagira indangagaciro na kirazira. Kirazira rero gusubizanya n'umuntu ubona wasaze. Ubwo nje ku yindi topic, mvuye kuri babantu muza mukivuga uko muri nuko mutari, ngo murimo murakemura ngo ibibazo ngo byo mu mutwe. Mwebweho nzabafatira n'igihe kinini. Ni ukuri kuko biriya bintu nta musaruro. Nzi neza ko niyo haba ari umuntu njya numva ngo harawishyura YouTube channel yishyura abantu ngo ngwino uvuge bino, uvuge ibintu kabye nyine, uvuge ngo nagize gutya, ngo nagiye kuzimu, sinzi nagize ibiki. Urimo urisebye. Ibuka ngo uri umuntu, kandi nta muntu bereho, wibereyeho, kandi ugomba kwiyubaha, kandi ugomba kurinda icyubahiro cyawe. Kambaye ngurugero, so wabanye muri Kongo ejo bundi hari kuba intambara muri Kongo, si barashe mu Rwanda. Nubwo leta yacu ikomeye rwose ndayishimira iteka, nyakubahwa Perezida wa Repubulika sifite ipfunwe ryo kuba nabura kumushimira, kuko ni umugabo urenze n'impano twahawe n'Imana. Barashe ibisasu mu Gisenyi, hari izindi mbunda zateguwe, ziriya ntituzi n'igihe baziguriye pe. Bakarasa ibisasu izambunda zikabimira. Iyo tutazigira Gisenyi abantu bari gushira. Dufite amafamiye batubwiraga ukuntu ibintu biri kugenda. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndamukunda. Imana imudutirize ubugingo n'impagarike. Imana imuha ubuzima buzira umuze, kandi imuha indi myaka myinshi. Kandi Mana nibona ko n'igihe nikigera akaba adahari, uzaduhe undi nkawe. Ni umugisha n'amahirwe dufite abanyarwanda. Abonye barasaga ntibahungiye mu Rwanda, aribo baturasaga. Uburyo babakiriye, uburyo babafashe, uriya niwe munyarwanda rero. Ntabwo umunyarwanda akosoza ikosa irindi, kuko buriya no gukosora umuntu neza umukosora mu kinyabupfura. Ku muntu ufite ubwenge hariya yaravuze ati abanyarwanda bararenze, kuko nta handi biba. Umuntu aguhemukire nagize aze wowe umugirire neza. Ni nako kwa kundi nubona hari umuntu watatse
wakwatatse mureke azavuga aruhe, namara kuruha wowe uza wicecekeye ayamuvuyemo, ubwo yamuvuyemo n'abamureba baramujajinga yigaragaze nyine uwo ari we. Keretse ni kindi kubwira abanyarwanda bumva ikinyarwanda, yewe cyo koze n'abarundi bumva ikinyarwanda nabo ndababwiye ukuri amagambo nta kintu, nubwo nyine hari abantu barwana intambara z'amagambo, ariko buri amagambo sha atsindwa ku munota wa mbere. Ni nk'abo baturanyi bacu ndi kubona ahantu ku mbuga nkoranyambaga bafite ingengabitekerezo gusa barabusimba arenganya bagize ubuyobozi bubi. Buriya n'umwana wabyaye resulta azatanga nibwo burere wamuhaye, bariya busimba arenganya n'Imana iborohereze kuko ubuyobozi bafite burarenze, sinzi sinabwita ngo burenze n'ubuyobozi nyine buciriritse. Ntabwo nkunda kujya mu bintu bya politiki, ariko ntabwo nareka kuvuga ibyiza by'u Rwanda na perezida wacu n'abanyarwanda. Rero ndi buri munyarwanda n'abamama mbona batukana ku ma TikTok, batukana ukuntu umuntu nyine akavuga ngo nibyo bikora ko nk'ubwo niba wenda babinabaha amafaranga, nk'ayo mafaranga si nk'ay'amaraso. Buriya ari amafaranga ubona bitewe n'ahantu wayakuye, sha nkumva nta n'umugisha nta n'ikintu azakumarira. Niba ayo mafaranga ari kuva wirwa wanitse uvuga utuki tw'ababyeyi ubikibye, biriya bintu ntabwo bikwiriye umunyarwanda. Umunyarwanda akora nka kuriya mwabonye, umuntu nubwo yagutera amabuye kumukosora ntabwo uri bumwishyure kuko mwese muri kimwe, wowe n'uwo nguwo uri kuyatera. Ahubwo ucecetse ukaza niba ndakuvuga vuga ibindi bintu bifitiye akamaro, bifitiye n'abandi akamaro, ntuzube nk'uribona wataye umutwe wasaze kugira ngo umwereke rero ko umurenze, uraceceka. Gihe kera umuntu yaransabotaga nkumva nta control mfite, nkavuga ni oya nanjye ngomba kugira icyo nkora, ariko se uragikora kimara iki? Rero narakuze ngenda umuntu mukuru rwose, niyo wambwira iki, niyo uri kukivugira bintwaye iki, birampinduraho iki, birantwara iki? Cyane ko twibera mu gihugu gifite umutekano, iyo hagize uguhohotera arabihanirwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Ubwo rero umuntu amagambo nyine ntazatuma uba wanakora ikosa ryakugeza no muri gereza kubera uwo muntu. Yes. Ikindi kijyanye n'abantu bisebya banasebanya, ndakubujije muntu unkurikiye kuri Khaira TV show, ubu uri umunyamuryango wanjye, ndanagukunda, ndakwifuriza ngo niba umuntu yicaye gutya akaza akagusebya, nagusebye ibintu by'ukuri kumva kuko urasebye, uzamureke. Isi ni ngari n'abo bazahura n'abandi bamugusebereze koko, wowe wumve umutima uvuga uti aransebeje arakoze, kandi biba bitari byo nabwo arakoze, yigendere. So rero nagira ngo mbashimire, nicyo kiganiro nabateguriye cy'uyu munsi, tuganira kuri ibyo bintu, ariko n'ejo tuzabiganiraho, tuzinjira neza ku bantu bo kuri social media. Social media ntizatugira abasazi ngo umuntu niyo yaguha umuntu yaguha sike amafaranga menshi se nayahe, yatuma uzi buriya yatuma umuryango wawe wowe urisebeje nabo urabasebeje, ni ukuvuga ngo urahemutse birenze. Kuko niba ngiye nicaye nkavuga ngo mama wanjye, nkazicara nkareba ikiganiro nkavuga ngo mama wanjye ngo yaryamanaga ngo n'abagabo ngo 50, ngo yari indaya, ngo yicuruza, ni ukuri bitera ipfunwe, biteye ipfunwe. Mana yanjye ngiye nta babyeyi ngira, ariko ndakubwije ukuri, nubwo mvuga ngo numva amagambo ntambabaza, ariko niyo umuntu avuze no ku mubyeyi wanjye muri blague akavuga akantu katari keza, ngira akantu nkumva karambabaje, nkibaza rero ubwo mfite mama wanjye nza kureba kuri YouTube ngo wagize ngo waryamanye n'abagabo 500, sinzi ngo waryamanye na se, ngo sinzi ngo oya, ntago ari byo, ntago bikwiriye. Ubuhemutse unahemukiye abandi bantu benshi cyane, kuko tugira umuryango wowe ubwawe ntago wibereyeho, wibereyeho abandi bantu. Hari abuzukuru n'abuzukuruza, ibi ntago bisaza. Tuzajya mu byo by'ibigambo umuvuga mu makaritsiye na hehe, bakabivuga nk'abagore bakavuga bigashira bikanibagirana. Ahangaha
yewe n'izo z'amasitati zo kuri WhatsApp ntizibagirana. So rero reka mbashimire, Imana ibampere umugisha, nanabasaba mwese mutarakora subscribe muri bo n'iki kiganiro munkore subscribe, comment na share. Imana iduhane umugisha kuri Khaira TV show. Nakagaruka, mugire umugisha n'amahoro bya Nyagasani. Bye.